gufatanya korera hamwe kujya inama ari byo bituma akarere gakomeza gutera imbere. Iby'imihigo byabaye byagaragaje umwanya utari mwiza. Twese mpamvu bivuga duhangayikishijwe n'iterambere ry'igihugu cyacu hamwe ku rwego rungana. Hari igihe duhaguruka wenda tugahaguruka n'imbaraga nyinshi ariko wenda bitinze, ariko hari igihe duhaguruka kare hari n'abandi bakivuze nk'abatu navuze ndetse n'uburyo nabo dufatanya ibikorwa nabo hari icyo babaza mu mihigo niba ari kugakurikira neza 30%, ariko nanone hari usanga 30% egizigana kuri 70% birumvikana ntibibuze gutsindwa kandi bivuze ko twagatanze service nziza ku baturage. Iki kintu ni gute mwazaguhuza mugahuza wenda statistique turabahamagara sinzi niba se kuba kubahamagara cyangwa n'abandi stakeholders tumaze iminsi mu bihe bishize twarakoranye Rulindo, twarakoranye Burera, twarakoranye Gicumbi ahandi nibuka neza na hano ndetse sinibuka neza na Gakenke, ariko ntabwo nzi niba iyi liti uhangayitsemo n'abafatanyabikorwa wenda duhuye ku mihigo turi mu cyo kimwe, bikavuga ngo iki kintu kiraturemereye kigarutseho kenshi bijya n'imigambi mu kuhigura imihigo, avuga ngo uko dufite nk'abakora assessment y'imihigo urabona neza abafatanyabikorwa dukunze gukorana nabo mu nzego z'ibanze. Nasaba yuko rero wenda bishoboka niyo yaba ari n'ikoranabuhanga cyangwa se bishobotse ko abantu bahura mugahuza uturere n'ibigo dufatanya gushyira mu bikorwa by'imihigo itandukanye, bityo abantu bagasangira wenda n'imbogamizi bazihari bakazumvikanaho kimwe, cyangwa se hari n'ibyakemuka abantu baganiriyeho kugira ngo wenda akarere ka Musanze kihamagarire ibigo byose nubwo nabo tubashishikariza ko babikora igihe byaba ngombwa, ariko tukaganira ingingo tukarivimuzi tukareba nk'uko mwadukoreye isesengura mu myaka 3 ishize, nabo tukareba ngo ni hehe hagaragaye ko imihigo uturere dukunda kuba icyo gihe hakabaho kwiyemeza. Twese mpamvu bivuga duhangayikishijwe n'iterambere ry'igihugu cyacu hamwe ku rwego rungana, ariko iyo abantu batahuriye hamwe hari igihe umwe ashyiramo imbaraga ze ariko wenda akaba yagira n'ikintu yongeraho acyongeraho abantu bakangurukira hamwe wenda mvunaguye cyangwa mvuze mu ncamake ni gute mwaduhuza n'ibigo bikunze gufatanya natwe mu mihigo kandi ubona yuko dukunze gutsindwa tugafatanya ingamba murakoze. Umuyobozi cyangwa se executive wa uriya murenge ndetse n'umudugudu uruganda rw'abakwamo bakagira uruhare rufatika muri iki gikorwa kugira ngo ibi bibaye nabo bakajya batanga raporo nibura ya buri cyumweru kugira ngo tumenye uburyo uyu muhigo urimo gukorwa. Ikindi cya nyuma nagira ngo tuze kureba wenda n'abafatanyabikorwa ba JAF, dufite abafatanyabikorwa benshi muri aka karere batandukanye mbere. Natekereza ko abafatanyabikorwa ba JAF mbere yo gutangira imirimo twagombye kuba orientation twabone tutahasi. Birashoboka ko mu gihe habayeho impinduka ku muhigo nta karere tubona yuko tutazawesa, ese habaho kubamenyesha wenda se na evidence kugira ngo umuhigo iba ngombwa se wenda wimurwe mu yindi fase wenda se mu wundi mwaka kugira ngo muza bitaza kutugiraho ingaruka. Ikindi cya kabiri, ese iyo mukoze evaluation birashoboka yuko nyuma mbere yuko mururisinga final report cyangwa se amanota ya nyuma mutanga room ya claim yo kuvuga ngo wenda mu turere turebe uko twaperforminze, aho wenda tubona dufite evidence yuko wenda dushobora guklaminga wenda bakaba batanga baberekezo support document habasha kuba impinduka. Murakoze. Magare PSF mu karere ka Musanze
nanjye icyo nashaka kuvuga ndabanza gushimira akarere ka Musanze uburyo bateguye umwiherero kugira ngo uduhumuro n'uburyo twakwivugurura n'imikorere mishya dushobora gukora. Ikibazo mfite ndakibaza abakozi bo muri statistique batubwiye uburyo twahize kugira ngo bavuze ko turi mu bantu ba mbere bahiganiye kandi bagahiga ibintu bifite akamaro bifite ariko tugatsinda. Yewe ngashaka kugira ngo wenda nta buryo badufasha batwunganira mu buryo tuba twahize ibintu by'ireme ku rwego rwo hejuru gutenda ukurikije uko babitubwiye ni uko dushobora kuba turi muri bake bahiga ibintu bikomeye bifite ireme. Ese kugira ngo tubihige no kugira ngo tubigure nta buryo mwadufasha cyangwa se nta buryo mwatwunganira mu guhiga kugira ngo byibuze imihigo yacu n'ubundi igere isisa itsindi. Noneho mu by'ukuri ngira ngo biba biteye intuza ikibazo kuba twahiga ibintu byiza ariko ntitubigereho urumva rero ubu tubonye ngira ngo byadufasha kandi bikatugereza murakoze. Akarere kandi ibyo nakomeje kubusaba ubuyobozi ni uko gufatanya gukorera hamwe kujya inama ari byo bituma akarere gakomeza gutera imbere. Iby'imihigo byagaragaje umwanya utari mwiza ariko nkeka ko nibamara kudusobanurira ibyakurikijwe turaza kureba aho twatsikiye hanyuma tubashakire umuti. Kandi nk'uko nabivugaga imihigo ni ibikorwa biba biri bukorwe buri mwaka bigenda bijya muri ya gahunda nini tuba dufite ya DDS nayo imihigo hari ishukanaga nayo turabona neza abafatanyabikorwa yenda bari n'aha mu Rwanda kuzo wasabye ariko n'umushinga dufatanyije dufitanye baterankunga nka Inabel akaza kuvuga ikibazo kiri muzi cyatumye ubufatanye bwabo n'ababirigi natwe guhagarara. Responsabilité y'akarere yo muze gukora evaluation ni uwo muhigo Inabel yari ifitemo uruhare mu kureba gukonstatira cyangwa se kuba ngo turavanamo n'umuhigo kuko nta responsabilité muri akarere gafite. Hari n'ibindi nubwo yabona ari best iwacu na NPD yagize ibibazo bizwi ngira ngo binagira n'abafata umwanzuro ko nta bandi masoko ya leta bazongera kubaha. Ibyo byose mpamvu nabyo kubikonstatira kuko ntabwo responsabilité y'akarere muri iyo muzo ntabwo ibirimo. Rero kuba hari uburyo byasobanuka neza abantu nk'iyo ntabwo mugashyiraho umuzo ngo ahangaha responsabilité y'akarere nibyo akarere kagomba gukora ese karabikoze. Noneho ya pati y'abo bafatanyabikorwa ba muri fasikesi ya Inabel kuba ariyo izwi umuntu akavuga ati yenda iyi ngiyi niba akarere karakoze ijana ku ijana ariko kagomba gukora reka bibe kuba baraje kubera iki kibazo badafite responsabilité. Nibyo nagira ngo yenda nakumvira ifite message y'aho imbaraga z'igihugu na muri igihugu kiba gihanze amaso mu by'ukuri abanone n'ejo hazaza ariko nuko nakwambira bivuze ntabwo ari uburyo uhagarariye kugira ngo uze ko abashinzwe bateza imbere entertainment y'ubugeni ntabwo ari byo byonyine byatuma bagira uruhare rukomeye muri iterambere ry'igihugu cyangwa se ry'akarere. Maybe niho message batangira message muri za entertainment ariko ikurikiranye gahunda akarere gafite ukareba na gahunda bafite mu bitekerezo gushaka uburyo haba senta nini n'ahantu kwidagadurira ibyo byose biba biri bihagije. Ahubwo ibi yavugaga byo guharanira kwihangira imirimo kugana ibigo by'amashuri bya imyuga nubwo waba warangije kaminuza bitaho umwuga runaka amashanyarazi urumuri kubaka bishobora kuba kwinjiza muri sekiteri y'umurimo vuba kuko wategereza ko ari umuntu uzaguhamagara ngo akazi araza gukora ikizamini kuruta we kuba witegereje uti ntangiye buhoro buhoro.
mu binyamakuru bitandukanye urubyiruko rwatangiye yaratangiye afite umusore umwe nyabona berekana wize muri IPR sana uhinga indege yawe ariko iyo akoresha ibyo yatangiye akagira hamwe nawe ufite urutoki so abantu ni ukwitinyuka ukivana mwese icyo gitekerezo cy'uko haba uzagushakira akazi ahubwo utekereza kwihangira akazi. Ikindi twari twabaye inama ko mu nama yenda bazajya bategura bajya bareba urubyiruko rwabaye successful bagize icyo rugeraho bakabahamagara bakaza bakabaganiriza bakababwira urugendo bagenze n'ibyo babitangiye n'ibyo biresitaye bishobora kugira icyo bihungura mu mitekerereze. Abasore bamanaje mu ruganda rw'imyenda baganira kubona ko afite ikuze ashaka kuganiriza nk'abantu akabahaniriza akabaharira uko abona uko yari na gahunda iyo ubitekereza afite ubona ko ari umugabo uzagira ejo hazaza ufite ejo hazaza heza kubera ko yabyiyemeje yabyishyizemo ko nawe bizarangira afite urwego rwabyo urumva ni ibintu byiza. Hari ukuntu rero abantu ukwiriye kuva muri iyo mindset ya kera twizemo y'igikoroni aho umuntu yavuga ko namara kubona diplome azakurahinga bakamuha akazi tukinjira muri mindset nshya yo kwihangira imirimo. Ntabwo ari accumulation y'umubare w'amashuri cyane ahubwo ni ukwibikaho ubumenyi ngiro ushobora gufasha kwihangira umurimo ushobora no guhanga uri kwiga binyuza muri ya mashuri ariko ukabona uko nabyo byiza. Noneho hamwe bajya basaba abantu ko bafite experience bagasanga wowe urengeje experience cyane kuko watangiye ikindi. Igega rero ni uguhindura imyumvire ubuyobozi aricyo bugomba gukora bagezaho ayo mahirwe igihugu cyabikora internet iri ahantu hose accessibility imihanda amashanyarazi iki ariko harimo no gushyira hamwe kugira ngo nawe ubyaze umusaruro y'amahirwe ziyafatitisha igihugu cyagiye gitanga ariko cyane cyane no guhindura imyumvire cyane ukaba muri iyo mindset yo gutekereza ko abasore bakazi ukinjira mu yo kugahanga no kuba twahabana akazi